by'ukuri uwo muntu rero uje yihungiye ubukene mu ntwanya yaba n'umukuzi w'amenyo azaza arya inoti namara kuzirya umubure ntuzamenya aciye kandi abantu benshi bikunda kubabaho ugasanga nyine ashatse aragiye avanye umukobwa muri Afurika aramuzanye amugejeje wenda nk'ahantu haba barabanye iminsi mike undi nawe atangiye kumenyera yahuye n'abaturanyi yahuye n'abandi bantu amushyize mu ishuri se cyangwa ntanize amushyize nyine utuntu dutuma amenyera aho hantu yiboneye akazi n'amafaranga wamuhaye yose arariye arangije arakubwira ati sasa rero ntabwo mukiri kuri level yanjye. Mwiriwe neza nk'uko mumaze kutumenyera nitwa Karine Christian murakaza neza rero nanone kuri YouTube channel yacu nk'uko tubimenyereye tumaze iminsi tubagezaho filime tubaganira kuri filime y'Abaturki ariko tubafitiye byinshi bitandukanye. Ubu ngubu tukaba tugiye kuganira hagati yacu nyine kuri topic runaka tuganire uyu munsi kuri topic dufite tugiye kuganira ese niwe muti kujya muri Afurika mu gihe wari usanzwe utuye hanze ya Afurika ukajya gushakayo? Njye rero uko mbyumva ku giti cyanjye numva atari ngombwa ko umuntu yajya muri Afurika gushakayo umuntu babana kuko umuntu mwabana aho ari hose mwahahurira aba ari umunyamahanga aba ari uw'iwanyu aba ari uwahe mushobora guhuza kandi mukaba mwabana. Njye ku bwanjye numva atari ngombwa ko wajya muri Afurika gushakayo umuntu mwabana. Ntabwo ari ngombwa cyane ko ushobora no kujya muri Afurika ugasangayo umuntu ukajya kumureba wenda wizeye ngo niwe utazaguca inyuma niwe muzumvikana niwe nyine muhuje imico wamugeza mu rugo ahubwo mu mahanga mukananirana ugasanga nyine ntimwumvikanye kuko nta muntu mugiye muhura iminsi mikeya gusa ariko rero nanone tutirengagije ko abantu batuye ahantu hamwe barapingana. Ati gute? Urabyutse mu gitondo ugiye ku kazi undi nawe arabyutse yigiriye ku kazi mwese mukorera amafaranga angana cyangwa se murarutana mu mishahara nubango azakubona avuga ati reka uriya azansuzugura ntabwo ushaka gushaka undi nawe avuga ati reka reka mutipe sinshaka kuba nashakana nawe ndashaka undi nyine urenzeho cyangwa se wenda sinanamwizera. Si abahungu gusa bajya gushaka muri Afurika n'abakobwa bajyayo bakajya gushaka abahungu bakabategera nyine muri ino minsi basigaye babita ibigiza. Rero bose ku mpande zose bajyayo gushakayo ariko njyewe nyine mbona ko ibyo bintu by'agapingane byo kumva ko nyine buri wese ahagaze neza agomba gushaka nyine adahereye muri abo bahawe abona nyine ari yoroheje ababona yamupinga kandi wakumva uwo agiye kuzana ashobora kuza wenda akamutangirira kuri zeru nyine ubuzima bukagenda buza kuruta kubona ko yabana ibintu bakabizamukirana rimwe. Ariko nanone ikindi kintu cyongeyeho hari ukuntu abakobwa cyangwa se abahungu bageze hanze bahita badapta imico y'ahandi ugasanga umuco nyine utandukanye n'uw'iwacu kure nyine umuhungu cyangwa se umukobwa yamubona akavuga ati uriya muntu yataye umuco pe mbona rwose ntamushaka ngo mushyire mu rugo bivemo ukabona nyine ukuntu asigaye ameze ukavuga ati uyu mukobwa koko wamushaka ukamushyira kuko kavuze umama bamaze usuye yazatanga gusa ntabwo umuperezida wacu ugasanga nyine ibyo ni ibintu bishoboka ukabona nyine ni ibintu bitazashoboka noneho ukavuga ati reka njye gushaka babandi basize iwacu bagifite umuco bacyubaha abagabo kandi hari ukuntu banishyiramo ko umuntu utuye mu cyaro ari we uzaza marayika witonze kandi shaho iyo umugejejeyo iyo umugejeje akabona ubundi baravuga ngo iyo ushaka kureba ko umuntu ari umuntu mwiza umucungira ku ifaranga. Iyo umuntu wese abonye amafaranga ahita ahindura umenya umuntu uwo ari we nyine nkavuga uti reka nzanure aho mu cyaro azana umwana mizere byose afite uwo muco afite uburere afite iki araza nyine twubake ndabona bizavamo ariko hari habamo kwibeshya umuntu n'umutima we nyine umutima w'umuntu niwe umugize. Hari igihe nyine wishinga ibyo ngibyo byo kuvuga ngo umuco waritonze kandi mu by'ukuri ntumuzi afite amafaranga umuzi ari muri icyo cyaro utaramwambika neza ngo ahure n'abandi bantu. Icyo kintu nyine abantu bagiye bakitiranya rero nyine
ikindi kintu hari n'abantu baba bazi ko nyine bumva ko abantu bari muri Afurika ari abakene, akavuga ati ngomba gushaka nyine umuntu uri hanze viza njye kureba ukuntu hameze, ubu bukene sinjye kuzasaziramo. Abantu bo muri Afurika abenshi baba batekereza ati abantu bahanze ntibazi pe akazi ukora, ntibazi amafaranga winjiza, ariko kuba waruriye indege ukajya hanze bumva ko uri umuntu ukaze, bo bakavuga ati ngo bityo ku muntu bahanze. Noneho abantu bo hanze nako baba bashaka kuza kwizira gushaka abantu bo muri Afurika, bakavuga uyu nguyu azana mwiza, uwo nguwo nawe ntabwo azi papasi imuzanye mu by'ukuri. Uwo muntu rero uje yihungiye ubukene mu ntwanya yaba n'umukuzi w'amenyo, azaza arya inoti namara kuzirya umubure ntuzamenya aho aciye. Kandi abantu benshi bikunda kubabaho, ugasanga nyine ashatse aragiye avanye umukobwa muri Afurika aramuzanye amugejeje wenda nk'ahantu haba, barabanye iminsi mike, undi nawe atangiye kumenyera, yahuye n'abaturanyi, yahuye n'abandi bantu, amushyize mu ishuri se cyangwa ntanize, amushyize nyine utuntu dutuma amenyera aho hantu, yiboneye akazi n'amafaranga wamuhaye yose arariye, arangije arakubwira ati sasa rero ntabwo mukiri kuri level yanjye, ndabona rwose ntabwo tudivorce bizavamo. Ibyo bintu nabyo nyine ni ubundi gushaka, mbona nyine ari ibintu byo kwitondera. Ni umuntu muri kumwe nyine, uretse ko ntavuga ko ushobora umuntu muri kumwe, ushobora no kuba mutari kumwe nabwo ukaza urugo rugakomera, ariko nyine mbona ari ibintu. Ese ubundi ni kubera iki abo bantu baba bari hanze bo batabana n'abo bazungu cyangwa n'abandi igihugu icyo ari cyo cyose waba urimo, kuki batabana nabo ngo aribo bibanira? Ariko gukomeza kujya kuzana izo stress ni cya kintu cy'umuco rero. Nanone hari igihe ureba ugasanga umuntu wo muri icyo gihugu imico yanyu ntihuye pe, wareba ukavuga ati uyu muntu, reka dufate nk'urugero, turi mu Buhinde hano, abantu benshi Ubuhinde wenda babifata nuko bitari, ariko dukoze kuri mariage hano bararanginga no kuvuga ngo bagushakira umuntu bakamukuzanira bamuteruye utamuzi nawe atakuzi mukabana. Ngaho rero mbwira uyiturukiye iwanyu aho ngaho uje gushaka, uje kuba muri iki gihugu ushatse umwenegihugu wabo. Barahari babikora, banabashaka n'ingo zigakomera ntawamenya, ariko igihe cyose imico izatandukana. Bisengera ibigirwamana abenshi, abizera Imana nabo nyine wenda nibo usanga bagerageza kubaka, ariko pe biragoye kugira ngo uzafate umuco wa hano nyine uwumenyere, cyangwa se umuco w'ahandi uvuge ngo nzabana n'uyu muntu dushobokane. Ngaho imaze nawe ari kwitaba kuri telefone aravugana n'umuntu ururimi rw'iwabo utumva, undi avuga ati ibi ni ibiki ari kuvuga, kuko natwe bahari igihe ushaka umuntu akavuga wenda babazi kutabyumva, ariko dusigaye tubyumva bimwe na bimwe, tuba tubyumva ukumva arakuvuze nabi nyine. Rero none ibibazo ubanye n'umuntu buri munsi, aritaba telefone aravugisha nyine abantu b'iwabo yishimye aseka, cyangwa ukawe uratekereza ati ari ntabwo natari kunshinga mubari kuvuga iki, cyangwa ugahorana udafite amahoro mu mutima wawe. Nibyo mpamvu nyine wenda ubwonko bw'abantu banga gushakana, ayo mahanga baba baragiye. Njye nicyo ntekereza ko cya mbere ni ukudaba bahuje nyine ibyo bintu by'imico pe. Abanyafurika dufite umuco wacu utandukanye, buriya uragashakana n'umunyafurika nyine mwene wanyu wumva nyine nabwo ntibiba bimashinze neza, ariko bitavuze ko ababikoze ari bibi. Ni byiza ku muntu mwihuriye mukamenyana mugakundana bikavamo, ariko kuvuga ngo urahagurutse ugiye gushaka umuntu w'aha ngaha nyine kubw'impamvu runaka ngiye gushaka hariya, ni uko uba ufite wenda icyo wabonyemo nyine, uba wamukunze aba yagukunze. Ariko niba uvuze ngo ngiye gushaka ngo kubera ko ngo ari umuntu uturuka muri kiriya gihugu, no, ibyo bintu ntabwo ugomba guhura n'umuntu nyine mukuzuzanya pe, mukabanza mugakundana. Ubundi niyo mpamvu habaho fiyansaye, habaho kopinage, habaho nyine etape zose ntuzirenge. Ubundi hari abantu bahubuka agahura n'umuntu mu kwezi kumwe ukunda kudufite ubukwe, ni umuzi wenda ni na pase muri iyi minsi wagezeho pase izo viza nyine, ibintu by'ibiviza mu mapase ni ibintu byasaze. Abantu akaza yaramaze gutera ibiri kuri video call, akaza nyine aje gutwara umugeni
akaza aje kujyana umugeni mu by'ukuri atigeze amenya uwo mugeni uzamugeza mu rugo mumenyane noneho umenye uwo ari we nawe wamenye uwo uri we mutangire hasi hejuru za divorce rero dore zeze ngizi kubera iki yishakiraga viza yashakaga amafaranga amwoherereza ndabona nyine birangiye ajya kukuje warakubwiye ati rero sasa ntituberanye n'ikindi cyo ngiye mbona hari impamvu yo kubana ibyo tubaniye iki nta kimwe rero njyemba numva umwanzuro wanjye natanga se cyangwa uko njye mbyumva inama yanjye numva natanga numva ko umuntu wihuriye nawe wamenyanye nawe mbese wafashe umwanya ugakunda kandi byari byo kuvuga ngo tuzabana ngo kuko ngomba gushaka oya bana n'umuntu kuko mukunze urukundo rwanyu bizaramba ariko nubana n'umuntu ubibutse ejo muzashwana biri beta ko nyine ahantu hose waba uri wahakura umuntu mwabana situri kuvuga ku bahungu gusa ko aribo bajya gushaka abakobwa nyine muri Afurika n'abakobwa baramanuka pe bakajya gushaka abahungu ariko biri beta ko nyine ahantu waba uri hose ushobora guhura n'umuntu mugakundana mwaba no gukundana nyuma nyine mugakorana mariage ntabwo ari ngombwa kujya kubishaka ngo muri ibyo bihugu muba mwaraturutsemo icya mbere ni ugukundana n'umuntu mukizerana mukaza ugakora urwo rukomeye n'uwo munyamahanga birumvikana ko mwakundanye mwashakana icyiza rero banza umenyane n'uwo mugiye gushakana mbere y'uko umushyira mu rugo cyangwa mbere y'uko mufata iyo decision mubanze mumenyane apana bya bintu byo kumva ngo kwa kanaka ngo hari umuntu wateye ivi ejo bundi ngo none ngo yasezeranye n'undi muntu ibyo bintu urumva ko rwose birazana na invitation zasohotse ugasanga abantu batandukanye muri iyi minsi bireze rwose ahantu hose ugasanga none ibintu byaje byo gutera amabi mana yanjye barayatera nyine ejo ugasanga riteye n'ahandi rwose pe inama twabagira natwe nyine cyangwa se icyo twabifuriza ni ugushaka umuntu muberanye mukundanye mbese nicyo cyiza kuko urukundo ntirusaza ariko ibindi byose azakurikiye birasaza ni iby'akanya gatonya pe murishima mukenjoyinga iminsi ingahe ariko nyuma nta rugo ruba rukirimo mbese nta fatiro ryabyo riba rigihari murakoze rero mukomeze kudushyigikira twizere ko tuzabona komenti zanyu nyinshi zivuga kuri iyi sije mbese n'ibindi biganiro bizaza bicaho ni byinshi tubafitiye harimo filime kubatembereza mu Buhinde mbese mushonje mugishimye murakoze